ariko papa hari ibintu maze iminsi nibaza. Ibikize Inkoko ituruka. Cristiano nahore konse ntabwo ubizi inkoko ituruka Naho ubundi inkoko ituruka mwiki nuko sigire gaturuka. igira igaturuka mu nkoko Kandi umbwiye ko inkoko ituruka mwiki. yego nyine Okay, reka tubyemere karita. None se ari igi n'inkoko. Niki Imana niki cyageze ku isi mbere? ikintu cyageze ku isi imbere ni inkoko Umbwiye ko inkoko ariyo yageze ku isi mbere. yewe Yageze ku isi gute? yageze ku isi nyine ni Imana yayiremye nyine urukumva ko yahise igera ku isi ari Imana yiremye. Okay. Ndabizi ko muri telefone yawe ufitemo bibiri. yewe Somera. Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza kwa 22. kandebe uwo murongo umbwiye hajya ngo umurongo ngo itangirira igice cyakangahe cya mbere yego kanzeho gatoya itangirira igice cya mbere umurongo 21 na rimwe 22 makumyabiri na rimwe na kabiri 22. kanze intangiriro okay haranditse intangiriro igice cya mbere uko wabimbwiye umurongo wa 21 kugera kuri 22 sibyo Imana irema ibikoko nyamunini by'inyanja n'iby'inyagambura by'amoko yose byuzura amazi irema n'ibiguruka byose bya buri bwoko Imana ibona ari byiza Imana ibiha umugisha ivuga iti nimwororoke mugwire mwuzure amazi y'inyanja n'ibiguruka bigwire ku isi. Haleluya. Amen. None se simbigusomeye? None se kamubaza. Mbere Imana itari yajya mu ijuru yabagahe? Ntarawe yabagahe. Nese ubwo nyine ubwo iryo niyobera rikomeye ry'ukwemera. Ese ntago murikiriza baririmba ati iri niyobera rikomeye ry'ukwemera. Ariko papa unaniwe kuvuga hano Imana yabaga itari yarema ijuru neza. Ubyiborere utananyobye tujya twari turiho. Nzabikubaza ikindi gihe. Muri Bibiliya hari ahantu wabonye Imana yaranditse ngo igiye kurema inkoko n'inkoko n'amagi gavemo inkoko. Ntaho nyine naho. None se nujya mu rubanza uzavuga ibyo ngibyo? Waye byo ndi kukubwira nibyo Kristiya. Niyobera rikomeye ry'ukwemera ubimenye. Hakiyobora iki? Huya ntabduzi. Wari wabona tega ngo urugero. Wari wabona inkoko iguruka ngo ngira hise. Tega ngo urugero. Imisambi iraguruka, inyoni, ibihunyira. Honyera bitera umwaka wa gacoco. None se tega nkubwira, wambwira ucyo ko nabduzi. Shaka ndi nawe nta uraburana wowe nimba umuntu akubwiye ati iyi nkoko ni ibyo ngibyo nyine nta nkuko umubwiye ngo ndebe muri Bibiliya ngo ngire uwe ngo byanditse ngo bigize ubwe ako nukajya ugomba gushogoranya na sosha uri kumva genda ujye mu nzu ujye mve mpanda ibyana byo muri iyi minsi ra wa mugani inkoko nimbiva mwigi ikijyo rikava mu nkoko morojike taha yazamita niko sha Mimi. Nina n'umubwire. Subundi wowe urambwira iki? Ngambwira. Kuti watinze guteka. Ibyo se ni ngombwa kubimbaza. Ubu ufite ubusobanuro bwo gutinda guteka.
mbwira icyo umamagariye cyangwa iwe niba ari amahombo yawe nigendera. ako waretse kumuhagarara hejuru yakuzana agatebe gatonya ku buryo tutararinganira kuko ntabwo ngana nawe. Kanyeza niko narumiwe. Gambwira Witeguye ibibazo ngiye kukubwira ukabisubiza? niba hatarimo ubucucu ndabisubiza. Nawe nubwo utari igicucu urabitsinda. Ngaho mbaza. Hajya ubu wakangaye. Ibyo se birakureba. Aho nyumvira bwa bucucu bwawe. Ubwo si ibyo nibyo urasubiza ninangira kukubaza. Kizi kugira ibyo bya papa gusa. Nta kenge nta kiniki reba ukuntu kimeze kibyibushe nk'igifuka bapakiye nabi. Ubundi wazaje baza abandi bakobwa ukuntu babigenza kugira ngo bazane bya bintu ngo nibyanyasha. Aka gacucu karasaze. Urukumva amagambo ufite ngana nuko ungana wowe. Reka mwihorera. Ejo bundi nabajije papa ngo hari igini inkoko n'iki cyavutse mbere. Biramunanira kandi biri muri Bibiliya. Ngiye kureba nimba uzi ubwenge papa Menervari. Nimba yitangira ukuri ndebe nimba ubwenge bwawe bugegwa ku mashyi. Ngaho mbaza. Yizi nebe imbere. Icyo se ni ikibazo. Sibushaka. Ariko ubundi ubuvanganzo urabuzi? Ndabuzi nyine. Ubuvanganzo ni iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ubuvanganzo ni imbyino, indirimbo, ibisakuzo ndetse n'ibisigo n'ibisingizo byakoreshwaga n'abanyarwanda mu gihe cyo hambere. Aha ngo 3 ku 10 kuko ubuvanganzo nyirizina ntabwo wabusesenguye neza. Impamvu nigeze uvuga ubuvanganzo nyemvugo. Nyabami ubuvanganzo nyemvugo bwo muri rubanda. Gusa reka nkubaze ku bisakuzo. Uriteguye? Yewe. Sako. So. Karakuriza karakuruta waduriwe. Akanyarira jisho. Sako. So. Amagaye Sara Serafina zari kwiruka. Akanyoni karitse ku nzira. Kime wabyishe. Ngicyo. Inkari n'amabyi. Nginki. Inkari n'amabyi. Sako. So. Gikigali nibagirwa shera. Ngicyo. Iranga muntu. Sako. So. Magazi wacu ndasi Burundi kwa Myasiro. Ngicyo. Umurabye. Sako. So. Nyoko sukunya noneho yahurutuye. Ngicyo. Umugena w'imegeri. Sako. So. Karisimbi ahongotse. Ngicyo. Akasate kumutsima. Mubazo 5 wakuzemo kimwe. Ubwo wabonye amanota 4 kuri 15. Ugahora kuri ujya ibyo bya papa umusakuriza ngo amakaye ngo Menervari. Umenye ko ijye jyahanye inyoni kandi bitangana uzajya unyuba. Rega mbaje ibibazo bikomeye. Ngo mimi jya kundanira amazi yo kunywa. Ntaho njya kiri. Reba ukuntu ngana, reba ukuntu nanjye ngana, ninjye wakwiye kugutuma ngo njye kuzanira amazi ngewe. None ngiye ko ngana guki nkabona ko baje ibibazo bikaba byakunaniye. Cyoroshe nukunzanira amazi, genda unzanira amazi. Kiri ntago hanyuma amazi ngana cyo ngo ngembye. Nubundi nta mucuzi. Abanyarwanda baranga no kubaha no kubahana. Umuta kubaha umukuru, umukora kubaha umuto. Dore utangiye kwambara n'amapantaro y'umukobwa. Erega niterambere. Tera imbere mama we. Agahugu katagira umuco karacika. Reka nigendera njye kuyiha. Kagacucu kangana gucya. Kari kumbaza ibibazo bikananira. Ko nanjye nkwiye kwisubiraho. Hangana gucya ntazi umuco. Ngiye kuwiga ku buryo nanjye nzawigisha abandi.